Yes, nk'uko ubibona kuri iyi foto rero ni inkuru navuga ko ari inkuru idashimishije bitewe n'uburyo uri kubibona kuri iyi foto cyangwa se bitewe n'ibyo nawe uri kubibonera kuri iyi foto cyangwa se nk'uko wabibonye kuri description y'iyi video mbere yuko uyifungura ndavuga ifoto wabonye mbere yuko ufungura iyi video cyangwa se title ya video twari twanditse kugira ngo uze urebe iyi video. Ni ibintu navuga ko ari ibintu bidashimishije bitewe na titre y'aba bantu cyangwa se bitewe na titre aba bantu bafite uri kubona muri iyi foto. Niyo mpamvu navuga ko ari inkuru idashimishije, ni inkuru iteye agahinda ariko kuva iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga niyo mpamvu twavuze ngo reka tuyibazanire namwe mubashe kuba mwabireba kandi ni ibintu bya nyabyo. Nkwibutsa ko mbere yuko tubashiramo video cyangwa se tugiye kubashiramo video ya nyayo ibyemeza neza video none iri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ndetse n'andi mafoto agiye atandukanye bishingiye nanone kuri iyi nkuru nk'uko mubibona hano muri video. Ni inkuru rero navuga ko ari inkuru yagiye ikwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho ari amafoto yagiye akwirakwira, ari amavideo yagiye akwirakwira, niyo tugiye kuza kuba twayabashiramo kugira ngo mubashe kuba mwamenya ibirimo bijya mbere hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Rero tubibutsa ko uyu ari umuyobozi tugenda atonyurizaho amakuru agiye atandukanye aba avugwa hirya no hino hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda ndavuga mu mahanga. Ni amakuru aba yizewe, amakuru aba atariho ivumbi, dukora ku binyamakuru bigiye bitandukanye bisohora inkuru mu buryo bw'inyandiko ndetse natwe tugakora uko dushoboye kose kugira ngo izo nkuru zose tuzibagezeho mu buryo bwa video cyangwa se mu buryo bw'amashusho. Niyo mpamvu ugiye ukanda subscribe uzaburishwa neza cyangwa se uzahora wizeye ko amakuru aba agenda acaracara hirya no hino hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo nk'uko twababwiye azajya akugeraho ku gihe gatanu ndetse ku kandi. Rero twihuse n'inkuru tubazaniye cyangwa se n'inkuru tuje kubabwira nk'uko urimo ubibona hano kuri iyi foto cyangwa se nk'uko tugiye kuza kuba twabibereka mu kanya gatoya. Izindi video ndetse n'andi mafoto agiye atandukanye twafashe cyangwa se twabonye tuvuga ngo reka tuze tubibereke namwe mubashe kuba mwamenya ibirimo bigenda bivugwa by'umwihariko hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko kuri iyi nkuru navuga ko ari inkuru y'urukozasoni, inkuru idashimishije, inkuru yagiye ibabaza abatari bake bavuga ko ibi bintu atari ibintu byakagombye kuba byabaye, ariko nta kundi icyo ugomba kumenya yuko muri iyi si nta mumarayika urimo. Umuntu uko yaba ameze kose ndetse n'uwo yaba ari we wese kuba yacumura ntabwo ari ikintu gitangaje, ni ibintu bisanzwe cyane. Tugomba kumenya ko muri iyi si nta mumarayika uturimo ndetse n'ibintu byinshi abantu bagiye bavuga by'umwihariko bavuga kuri iyi nkuru bavuga ko ndetse n'abantu bashize iyi nkuru public cyangwa se abantu batumye iyi nkuru ikwirakwira mu gihugu hirya no hino hose, by'umwihariko biciye ku mbuga nkoranyambaga aho uri gufungura internet yawe cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye ndavuga nka TikTok ndetse na YouTube ugasanga ariyo nkuru iri kuvugwa. Ariko tubibutsa ko iyi ari inkuru itari yatrendinga cyane ari two tuyibazaniye mu va mbere. Niyo mpamvu igihe wakanda subscribe uzajya uhora ubona amakuru yose ku gihe kandi mu bantu ba mbere. Ndetse abantu nibyo turi kubabwira bari kugenda bavuga ko atari ibintu byari bikwiye kugira ngo izi nkuru tuzizane ku mbuga nkoranyambaga, ariko nta kundi akariho karavugwa umugani w'abanyarwanda. Niba yabikoze nta kindi kintu gihari nuko nyine ubwo yabikoze kandi no kuba biri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga ku ruhande rumwe navuga ko ari ibintu byiza kubera ko bifite kuba byabera abandi bantu isomo. Abantu bagiye batandukanye nanone kugenda bavuga ibintu bigiye bitandukanye, aho uri kwibaza urugero uyu muntu yari ari gutanga cyangwa se abizera cyangwa se abandi bantu bagiye batandukanye uko bakiriye bino bintu. Gusa ni ibintu tugomba kwakira, ni ibintu bihora bibaho by'umwihariko hano muri isi yacu nk'uko twabibwiye neza nta mumarayika. Rero mbere yuko tubashyiramo iyi video banza umakinge sure neza ko wakanze subscribe ndetse urayikinga n'iyi video unakande share uyohereze ku bandi bantu bose kugira ngo mutazajya mucikwa n'andi makuru yose agiye atandukanye tugenda tubagezaho gatanu ku kandi ndetse umunsi ku wundi. Rero nta kindi twagusubiye kuvuga ngo kanda subscribe kugira ngo mu gihe turi kubategurira ayo mafoto yandi twababwiye ndetse n'iyi video kugira ngo uze kubibonera ku gihe. Nta kindi twababwiye usibye kubabwira ngo ciao ciao.